Mwaramutse cyangwa mwiriwe cyangwa muraho byose kimwe, reka mbasuhuze gutyo. Mu gifaransa nibyo bivugika neza bonjour. Bonjour bisobanuye umunsi mwiza. Bivuze ko wayikoresha mu gitondo, ku manywa, nimugoroba cyangwa saa sita. Ariko hari ubundi buryo babikoreshamo. So kubazi igifaransa bonjour, abanyamerika n'abazungu n'abandi mwasomye, I greet you all. Hanyuma nabo twibanira mu Rwanda rwa Gasabo, muraho murakoma. Mwanyandikiye mumbaza kuri avoka, ariko nari narayisobanuye kenshi yuko avocado ifite akamaro kenshi gakomeye, kuko abantu bayirya buri munsi idasiba ku ifunguro ryabo. Ikintu cya mbere uba wizeye ni ukugira amaso abona neza. Icya kabiri ni ukugira uruhu rutarangwaho n'ibiheri, ariko nanone ukagira icyizere cyo kuramba, kubaho igihe kinini. Mu bihugu by'amahanga niyo mpamvu ubona bazitumiza bakazikura muri Afurika, iziba zarahinzwe mu butaka ubwo bakunda kwita ngo ni ubutaka butarajyamo amafumbire y'imvaruganda.